Hello guys, sasa kunsanga mu rugo abantu baje banshaka baje kunsanga mu rugo no kubansanga mu rugo byambangamiraga cyane nawe bikababangamira nayibonaga ko impande zombi bibangamye. So nafunguye office ahandi ni Norvege, nafunguye office bitari kure cyane yo mu rugo kugira ngo nye mbona ahantu mbakirira ndashaka kuyobora rero. Aha ni gihe aha uvuye Nyabugogo n'umuhanda nyene uzamuka Norvege wagezemo. So hano ngira ngo ku bantu bahazi na ahantu bita ku kabare ko kwa Ndimbati. So yewe office yanjye iri hano kuri etage iri opposite y'iyo aho kabare muri kuhabona. So ukuntu uza muri office ntabwo ngiye nkorera muri iyi miryango mubona iri ku muhanda, rega umuryango uri inyuma yaho taje rero ku buryo ki wahagera. So ntabwo ona imiryango muri kuyibona. So yewe uza hano ukinjirira ahangaha, injiramo hano kazamuka ni muri etage ya mbere. Sorry, ndabona hano hari umwanda udasanzwe. So muri etage ya mbere. So ugiye ntujye ibumoso urabugiye mu masalon de coiffure y'amasaro nakwerekaga. Aho urabugiye mu masalon de coiffure aho uretse ukata iburyo bwawe, kati iburyo. Ariko ni byiza ko uza twahanye gahunda ko tutavuganye, ntago buri muntu wese ushaka tubonana tutatubonana. Nuko bisaba ko wampaye gahunda tukavugana kuri WhatsApp nkabanza nkumva neza icyo ushaka, kuko ngiye kwakira buri muntu wese yewe ntago nazabona umwanya wo kugira icyo nkora bikije abantu baba bashaka tubonana. So nkuko ndi kubivuga kugira ngo tubonane bisaba ko tuba twavuganye nkaguha gahunda, kuko ntabwo nkora iminsi yose. Kwa gatatu ni umunsi wo gusenga, managiye gusenga no muri weekend simto kuboneka, indi minsi ndaboneka. So biro ni ngiyi ndarangiza kuyisetinga, hari ibyo ntarashiramo kantu mubona akangaka nako njya nkoresha ama video n'aka kagare ko kari karimo hano bwananze ugasiga hanze n'ujye ukenera ko siporo uzaze aguheho. So biho ni ngiyi ntekereza ko hano hantu hazajya haborohera ku nuko ntabwo bazongera kubabangamira, kuko nanjye byambangamiraga nubwo nabakiriraga mu rugo kuri barza, ariko nkabona ko hatarimo kwisanzura. So ubwo rero ni hano amasaha nzajya mbakira nakira mu gitondo mba ndi gucuruza, ntago napfa kwakira abantu mu gitondo, kandi mba ndi gucuruza byibuze mu masaha 8 byo nshobora gutangira kwakira abantu nta kibazo. So donc naho ngaho Norvege ngira ngo muri kuyibona, ngira ngo abenshi murahazi. So ngira ngo mwabibonye, ndacyari kwinstara, hari ibyo ntarasoza kwinstara. Ubona ko ntago nanateguye kuza kuhita muri kamera gutya, ariko numvaga nyene mwambona nubwo nkiri kugira ibyo ninstara nk'ibyo nkora. Hanyuma kubera ko ntekereza ko hano hazaba ngira ngo abantu bashobora kwisanzura, bashobora kuza bakamara umwanya bifuza. Ndavuga ku bantu bashaka kwiga physical, abanyeshuri ngira bakagombye ko bari kwiga physical abenshi n'ubundi biga online, ariko ku bantu babona umwanya kuva saa 9 kuzamura bashobora kujya baza. Ndavuga abantu bisuye kwiga physical class n'ibihumbi 200, abantu bifuza nyine ko baza nkabigisha twicaranye turi kumwe, nta kibazo. Ubu ni ngira ngo dufite ahantu dushobora kwisanzura, ari jewe ntabangamiwe ko abantu bansanze mu rugo, cyangwa se nabo ntibabangamirwe.
so navuga nti ni karibu ngwino twige forex. Hari abantu nyine bumva ari uko bahuye n'umuntu live cyangwa se yego akumva nibwo ari bubyumve kandi birumvikana. So ni karibu, ndishimiye kubakira nkuko nari mbivuze. Ntabwo nakira buri muntu wese, bisaba ko tubana tugafata gahunda, nkabanza nkaguha gahunda, kuko ari igihe abantu bumva afite ibintu ashaka muvugana kandi mwana bivugana no kuri telefone, bitari ngombwa ko bitabaye ngombwa ko muhura. Akaba ari ibintu n'ubundi mwaganira kuri telefone, ukaba wamufashiza kuri telefone bitabaye ngombwa ko aza kugusanga hano. Impamvu icyo kintu gishinze hagati nuko ntabwo abantu bose bifuza ko duhura, kuko baba ari benshi, ntabwo byakunda, byasanga byarangira nyine akazi kabaye kwakira abantu gusa. Niyo mpamvu iyo ushaka ko duhura ubanza ukambwira, tukaganira kuri WhatsApp se, nkabanza nkumva niba icyo kintu ushaka ari ngombwa ko duhura. Then nakumva ari ngombwa nkakubwira nti nta kibazo, uzaze usange kuri office. Hanyuma nakumva ari ikintu ushobora kugufashiriza kuri telefone, nagufashiriza kuri telefone. Kandi hari nanone service natanga, hari abantu bakenera service bati dufashe dufungurire konte, dufungurire konte muri Funded Next cyangwa se n'ahandi, dufashe ibi nibi byapfuye. Izo service ntabwo nango zitanga, ko nukuri ntabwo nabona umwanya wo gukora ibyo ngibyo. Donc ninya nkubwira nivyo ntabwo biri service ntanga, nuko nta mwanya nabona wo gukora buri kantu kose. So nishimiye rero kuba yego twabonye ahantu tubakirira, ahantu navuga ngo hari professional. Mu rugo nari nzi ko bizakunda, kuko numvaga bitari ngombwa cyane, kuko n'ubundi akazi kanyakorera mu rugo, ariko nasanze ari ngombwa ko tugira ikintu kiri professional, tugira ahantu twakirira abantu. Yego rero ndumva nasoreza hano mbincouraginga. Hari umuntu wambwiye ati nta kuntu mujye muri kubesha abantu ngo murabigisha forex, ngo mujye muri kubesha abantu ngo murabigisha forex, ngo nta muntu wigisha undi forex. Sinzi niba iyi video ari ibone, kuko niyo ubushize yibonye ngo par accident. Ntabwo namubwiye ibintu byinshi, kuko hari abantu tuvugana nkahita numva ko atari umuntu mwaganira ngo yumve icyo ushaka kumubwira, ahubwo nyine afite ukuntu ateye ku buryo bibatari ngombwa kubitindaho. Forex nutayigishwa uzayimenya, ariko bishobora kuza gufata igihe kirekire kugira ngo ubimenye. Sindi kuvuga ko buri wese wakwigisha. Hari abatekamutwe barayigisha batanayikora. Uwo ashaka kugutesha umwanya, uwo ashaka gutuma uyiga nabi, agatuma uyifata uko itari, ukayifata uko itari rwose kubera ko yakwigishije nabi. Zose ni ingaruka nyine zo kuba wahura n'abascammers. Ariko iyo uhuye n'umuntu muzima, iyo uhuye n'umuntu muzima, umuntu wigisha, umumenta muzima, bikugirira akamaro, bituma ushobora kuyimenya vuba. Hari abanyeshuri benshi nkunze encouraging ababwira nti rwose nyuma y'ukwezi uraba wabimenye, ndavuga technical analysis. Benshi ntibemera ko ari ibyo, ariko kubera ko bamaze ku experience, maze kubona n'uburyo abandi babyiga mu gihe gitoya, wabishizemo umwete. So iyo ufite umuntu kwigisha ubimenya vuba kuruta, kuko donc kwiyigisha bisango wishakishiriza amasomo, ntumenya aho ukwiye guhera, ntumenya aho ukwiye gusoreza, ntumenya ibiri hagati. Ibyo ubwabyo bituma udindira. So iyo uhuye n'umuntu uri bukuguiding akakwereka hera kuri ibi ugere hano, donc agenda umenya niba uri kuzamuka ko kuri kwiga ibintu bizima. Hanyuma nanone ntabwo abantu bigisha kimwe, wenda baze kubishira no muri comment mu banyeshuri nigisha. Ntagire ngo maze gutekereza ko arabona guriye ngo bashire izo comment. Mu munyeshuri uzi ko benshi bagiye bambwira ko amasomo yanjye ateguye neza, byumvikana, bisobanutse. Muze kubishira muri comment, abanyeshuri muze kubishira kuri comment. Ariko ngira ngo na hano iyo ndi kwigisha, ngira ngo murabibona ko ntekereza ko kurikije feedback mbona, ntekereza ko nsobanura ku buryo umuntu ashobora kumva. So rero mbahaye ikaze muri office yacu nshya, tubakira, akazi karushaho kuba keza, karushaho gukorwa neza professionally.
rero ndabyishimiye ko dufunguye iyi office. So na video utaha nabijeje ko ya account zanjye nyibereka ku wa gatanu, nabibemereye nzajya mbereka ku wa gatanu uko uburyo iri go progressinga. Iyi video nari nyikoze kugira ngo mbereke mbayobore aho biro yacu iri, urabona ko nta na kimwe nari niteguye. Sorry for that. So turi kumwe ubwo mbahaye karibu, murakoze cyane.